Hello again, tubahaye ikaze kuri Healing God Official. Njye nitwa Wise Valence. Tugiye kubana mu kiganiro cyangwa se tugiye kuganira bimwe na bimwe. Twabazanije ko tuzajya tuganira kuri gospel, ibintu bitandukanye byo kuri gospel bigaragara muri mu buzima busanzwe, kugira ngo umukristo bibe byamufasha mu rugendo, cyangwa se n'abandi bantu basanzwe no mwizera mushya. Rero hari ibyo tugenda tubona mu buzima buri social media cyangwa se buri influence bushobora kuaffectinga imibereho ya gikristo n'imibereho y'umwuka y'abantu muri rusange, cyangwa se ukabona hari umuntu wa influencinga media cyangwa influencing ibindi bintu, ugasanga iyo bintu bishaka kwegera ubuzima bw'umukristo cyangwa bukayobya n'abantu bato badakuze mu buryo bw'umwuka. Rero hari ibintu bimwe tugiye kuganiraho, tuganira ku bintu biranga aba magicians, ingaruka zabo ni izihe, ibyo bakora ni ibihe. Twarebeye urugero rwenda ku muntu bita Mpano y'Imana mu Rwanda. Ni umuntu umeze nk'umumagiciye cyangwa se ugaragaza ibintu tubura by'amafaranga n'ibindi. Nibyo byatumye tugira igitekerezo cyo kwibaza ngo abamagiciye bameze gute, bakora gute, ese bari mu bayahe moko, ese Imana ibabona gute, ese bakorana n'Imana cyangwa barabeshya, bihuriye he no kugaruka kwa Yesu, bihuriye he n'igihe cy'imperuka cyangwa se n'ibyanditse muri Bibiliya byo kugaruka kwa Yesu, ese bihuriye he n'ibyo tubona mu Rwanda, bihuriye he n'umugabo tubona witwa Mpano y'Imana. Nibyo tugiye kuganiraho. Impamvu nafashe ino topic ngo nyivugeho si uko ngiye ngo nkiritike ku muntu, ahubwo nuko nawe wabyemera cyangwa se yemera ngo nuko bimeze. Navuze ngo rero turebe urugero rwaho bimeze gute. Rero ni karibu, nagira ngo mbasabe mukore subscribe, share na comment, kugira ngo ubu butumwa uzongere bubone cyangwa se bugire n'ahandi kure n'abandi bantu bube bwabageraho, bube bwabafasha mu buzima busanzwe, kandi Imana irazaguha umugisha bwo gukora subscribe. Dutangira, ese Mpano y'Imana mumubona mute? Mubona nk'umutabazi? Wowe mubona nka gute? Cyangwa se umubona nk'umuntu wagira ibintu bibi yakora kurushaho mu buzima busanzwe? Wowe mubona gute? Ibona ibintu akora tubura amafaranga, akora ibintu byinshi, wowe mubona gute Mpano y'Imana? Reka twibaza tuti, ibyo akora biva ku Mana? Ni ku muco nyarwanda? Ni abakurambere babimuhaye? Cyangwa kuko urebye mu bintu akora muri media cyangwa se binagaragaza, ntago ajya avuga ngo ibintu nkora bikoreshwa n'Imana. We agaragaza ko bikoreshwa n'Imana, ariko ntavuga ngo se izindi mbaraga, ko ajya avuga ngo yararahiye, ngo arahira ibintu by'umwijima, ngo indahiro zinga niba ari 6. Ibyo bintu byose ntago avuga ngo ni Satani n'ahantu ari nagiye. Ageraho akagucanga nyine ukabona rimwe na rimwe ngo ni Imana, ukaberwa ngo ni ibiki. Ariko reka dusome Matayo 12:30 kugira ngo twifashishe ijambo ry'Imana. Matayo 12:30 handitse ngo uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Bisobanuye ko ntihazagire umuntu kubeshya. Mwino si yacu twese uko turi abantu bose baremwe dukorera abami babiri, umwe muri bo niwe dukorera. Iyo bakoreye ari babiri, byanze byakunze uri kubeshya, haba hari umwami umwe ukorera. Niba udakorera Satani, ukorera Imana. Ni ibintu bibiri. Rero kuba Mpano y'Imana ahagarara muri deparite akorera Imana, mu kanya ngo yarahindahiro ngo 6 z'umwijima, ngo arya yihindura, ngo afite abana ngo nabo ngo bagira ngo sabe, ngo yarababya, ariko nta bubasha bafite. Ibintu nk'ibyo, ibyo bintu byanze byakunze afite umwami umwe akorera, ndetse binabashije no gutera ubwoba. Ariko ikintu kimwe hano batubwiye, Yesu yaravuze ngo niba tudakorera hamwe, umuntu utamfasha kubaka ubwami bw'Imana, umuntu udasavinga Imana, byanze bikunze asandaza ibyo nubatse. Kandi usandaza ibyo Yesu yubatse cyangwa ibyo Imana yubatse, abakoreshwa n'imbaraga z'umwijima cyangwa se abakorera Satani. Iri jambo riratwereka ko niba udakorera Imana, ukorera Satani. Satani ubwami bwe ni ubw'umwijima, naho Yesu ubwami bwe ni ubw'ijuru. Ndumva ibyo bintu ni ibintu bisanzwe bisobanutse. Bibiri igaragaza ko ntawe ukeza abami babiri, nta wakunda Imana gakunde n'amafaranga. Ntushobora gukunda Imana gukunde n'amafaranga.
twifashishije ibyanditswe byera. Matayo 6:24 haranditse ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntiwabasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ubutunzi ni amafaranga. Muri Bibiliya z'icyongereza baravuga ngo you cannot serve God and mammon. Ntushobora gukorera Imana cyangwa ukorere money cyangwa ukorere amafaranga. Bisobanuye ngo niba umuntu akorera Imana akanakorera amafaranga n'ibintu bitandukanye, ahubwo mu isi hariho abantu babashije ibintu bibiri. Hari abantu bashije gukorera Imana ariko banagira amafaranga, banakorera Imana, bakoresha ya mafaranga akorera Imana. Sinzi niba ibintu muri kubyumva. Hari gukorera Imana no gukorera amafaranga. Umuntu iyo akorera Imana ntashobora gukorera amafaranga, ahubwo akoresha ya mafaranga ngo amufashe gukorera Imana. Rero hari abantu bakorera Imana bagakorera amafaranga bakoresheje Imana, bakoresha Imana ngo bakorere ya mafaranga. Ariko hari abantu bazi ubwenge bafata ya mafaranga akabafasha gukorera Imana. Rero iyo wavuze ngo ukorera Imana ugakorera n'amafaranga, ibintu bitandukanye. Iyo umuntu akorera Imana akora ibintu byose bishoboka kugira ngo Imana imubone neza, akorane n'Imana, abane n'Imana, agira umubano mwiza n'Imana. Yakoresha amafaranga afasha, agira gute, yubaka ibikorwa byo mu nzu y'Imana n'ibindi, ariko byose bikaganisha ku gukorera Imana. Ariko iyo umuntu akorera amafaranga, ashobora no kwica agakorera amafaranga, ashobora gusambana agakorera amafaranga, ashobora kurwana agakorera amafaranga, ashobora kuroga agakorera amafaranga, ashobora kujya ikuzimu agakorera ibintu byose bishoboka yabikora kugira ngo abashe gukorera amafaranga. Rero tugendeye kuri impano y'Imana, nta keza Imana ahubwo akeza amafaranga, kuko ahora abeshya abantu, ababeshya ngo azabaha amafaranga, abatuburira amafaranga yongera. Ibyo bintu byose urumva ko ni ibintu bituma nawe ubwe agaragara nk'umuramyi w'amafaranga, ndetse n'abantu bose abikorera ababasunikira mu kuramya amafaranga no kuyakeza. Bigaragaza rero yuko we adashobora kugirana umubano n'Imana. Ushobora guhita umuha logic y'ahantu yerekeye. Okay, tugiye kwibaza noneho ko ibintu akora ubona ari magic, kuko ikintu kitwa magics, igihe icyo kintu kitakozwe n'Imana. Buriya ibitangaza Yesu yakoze ntabwo ari maji. N'ibintu byose yagiye akora ngo byo gutura divayi ntabwo byari maji. Biriya ni ibitangaza kuko byakozwe n'Imana ibasha byose n'umwana w'Imana. Ariko icyo bita maji ni ibintu byakozwe n'umuntu akabikora mu buryo budasanzwe atari Imana ibimukoresheje. Iyo atabikoze mu buryo bwe, abikoreshwa n'imbaraga z'Imana, abikoreshwa n'imbaraga z'umwijima cyangwa za Satani. Noneho tugiye kureba ngo ese magics ubundi ni iki? Maji ni iki? Maji ubundi wowe uyiziho iki? Ese yaturutse ku Mana? Ese yaturutse ku bantu? Yaturutse kuri Satani se? Ubundi maji uyiziho iki? Mu magambo make, maji uyizi, warayibonye, wabonye abayikora, bayigukoreyeho. Ibyo ni ibibazo wakibaza kugira ngo usobanukirwe ngo maji ni iki, maji imeze gute, maji ikora gute. Okay, reka dutangire tumenye ngo maji ni iki. Ngushikariza gukora subscribe, share and comment. Dukomeje, ubundi maji ni ubugenge bw'amayobera umuntu akora, ariko ukayoberwa uburyo abikozemo. Ni ubugenge bw'amayobera umuntu akora ukayoberwa uburyo abikozemo. Ikintu kimwe nakubwira nuko maji zimwe zitangwa ni con artist cyangwa se ubunyamitwe, cyangwa se ibintu ukora bimeze nk'imitwe, ariko mu buryo bubiri. Maji zirimo uburyo bubiri. Hari maji spirituelle na maji physique, cyangwa se maji ziri supernatural powered na maji ziri trick cyangwa se ziri techniques. Ni uburyo bubiri. Maji ziri technique, uribuka kera umuntu yafataga nk'agati agashyira mu biganza bibiri yabibumbye, yarangiza akavanga umugo, warangiza ugafombora akantu kare ugasanga kahindutse, ukabera uburyo yagahinduye, ariko wenda yakujijishije, yagucunza uranga, mbega agacanga ukabona kweretse kahindutse. Hara ntago aba ari amarozi akoresheje, biba ari tekinika abakuvanze. Hari uburyo nyine umuntu ajya imbere y'abana agakora ibintu bidasanzwe, ariko akabona ko yabikoze mu buryo busanzwe, yavangavanze, yahinduye ibintu, none ukisanga yakubeshye cyangwa se yagutiritse. Icyo bita gutrikinga umuntu. Rero nibyo tugiye kurebaho. Tugiye kwibaza noneho maji zatangiye ryari. Magic zatangiye mu mwaka wa 2700 imbere ya Yesu Kristo muri Egypt. Niho maji zatangiye. Maji zatangiye muri 2700 imbere ya Yesu Kristo mu gihugu cya Egypt, cyangwa se muri Egiputa cyangwa muri Misiri. Zatangiranywe n'umugabo witwa Dedi, ahita anahabwa igihembo cya mbere nk'umuntu uzi gukora tricks neza cyane. Tricks cyangwa se magics.
ariko we abitangiye ari tricks, ntabwo yabitangiye ari spiritual magics cyangwa se supernatural powered magics. Aho zakurikiyeho mu kwamamara ni muri Greeks no muri Rome. Ubundi magics zakorwaga hagendewe ku matrix na techniques aho kugendera kuri supernatural power, just supernatural powers, aho yango umuntu abikoreye ubona ari ibitangaza ariko atari kuramya Imana, nta n'Imana yizera, atanavanga ni Imana ibinkoresheje. Izo ni supernatural powers. Mbere rero bitangira muri Egypt, Greeks na Rome, byatangiye ari amatrix. Abantu bamwe batangira kubishyira ku karubanda, barahembwa n'ibindi. Buri hari business abantu babazi gukora, ari ugasanga kuko bazikora mu rugo badukora utuntu twa fake ntitugiye hagaragara. Hari umuntu utinyuka bya bintu akabishyira ku mugaragaro. Bisobanuye ko nubwo byatangiye muri Egypt, Greeks na Rome, aribo ba mbere bari bazi gukora maji cyangwa aribo babitangije. Hari abandi babikoraga ariko ntibabigire professional ngo bigaragare bibe byahembwa, ariko maji nyinshi ziri supernatural powered, kubera ko abantu benshi babaye abanyabwenge. Abantu benshi babaye abanyabwenge ni ba Mr Logics. Ntiwabwira umuntu ngo ramutrikinze, usanga twaradukoze kera. Rero kugira ngo ugaragaze ibintu bidasanzwe, abantu bakoresha magics. Rero ibi bintu byose biri kwa by'amamaji bigenda biba, abantu benshi bazi ngo ni ibintu bisanzwe, ariko no gutegura abantu mu buryo bwa antikristo. Tuzaganira nitubona umwanya mu ibintu byabaye muri Olympics 2024 bayitangira muri France. Mwumva uko isi igeze ahantu bari gutegura antikristo cyane, bari gukora ibintu bidasanzwe n'ibitangaza kugira ngo abantu benshi nibabona antikristo yigaragaza akora ibintu by'ibitangaza by'umwijima n'ibindi, tuzatekereze ko nta gidasanzwe, ahubwo twumve ko ari Imana n'ubundi iri gukora. Kuko azaza akora ibintu bidasanzwe ariko abyitirira Imana cyangwa abyitirira Yesu, cyangwa yita ko ari umwana w'Imana cyari umucunguzi. None nabikora twe tubona ari ibisanzwe, ahubwo ikizadutangaza nuko azabikora biri wide, bigaragara ku isi yose. Mbega bari gufungura imitima yacu ngo tudatungurwa, ngo tudatungurwa. Iyo ubibona wowe ubona ari ibintu bisanzwe. Okay, noneho twibaza tuti impano y'Imana ibyo akora ni magic ziri supernatural powered cyangwa se ni tricks cyangwa se ni techniques. Ese impano y'Imana abaye akora ibintu biri supernatural powered cyangwa se magic ziri supernatural powered, yaba akorana na Satani? Kuko Imana ntigikorana n'abantu biratana impano zayo cyangwa se bakazibonamo. Imana y'Imana aramutse akora ibintu biri supernatural powered, yaba akorana na Satani. Kuko uko imbuto yera nuko asa nuko yitwara n'ibyo akora n'inzoga anywa n'inzoga, ubwoko bw'inzoga anywa byose bigaragaza yuko ashobora kuba Imana itamukoreramo cyangwa itamukoresha, Imana itakorana nawe. Kuko ntabwo Imana ikorana n'abantu biratana impano bibona bagenda bakavuga ngo turarenze turakomeye. Yesu yaranavuga ngo ahubwo niba ufite imbaraga n'impano ugomba kuba umugaragu w'abandi. Bivuze ngo it's difference n'ibyo agaragaza. Rero hari ibintu bibiri bikomeye. Aba yakora tricks cyangwa se techniques, yaba yiba cyangwa se afite imirimo twe tutazi y'ibanga imwinjiriza amafaranga menshi kugira ngo abone ayatanga. Bivuze ngo yajya kuri akuntu agaragaza nk'akapo karimo amafaranga menshi, aratubuye yakweretse ngo hajemo amafaranga menshi. Yaba afite imirimo myinshi akora twe tutazi, yaba ariyo ubye atubura yiba, cyangwa se afite uburyo akora cyane, afite akazi kamuha amafaranga menshi ya business, ku buryo ari amafaranga aba ari agatwiko ngo azamure wenda YouTube channel yiwe cyangwa se azamure indi mirimo yiwe ya social media amenyekane, afite amafaranga menshi. Gusa kari agapa ashobora kuba gatubura kugira ngo atange amafaranga, cyangwa se yavuganye n'abantu ari buhe ari amafaranga kugira ngo abantu babone ko amafaranga arayo atubuye kumbara yari afite yujuje muri kari agapa kayaha n'abantu. Dore yuko n'ubundi ubona amafaranga atanga ataba ari menshi cyane, ubona ko atanga amafaranga make, ntabwo atanga miliyoni, atanga ibihumbi bikeya cyangwa amafaranga make. Okay, ngaho nabibaze twibaze abamagiciye cyangwa se abakonikoni bo kwa Farawo bakuyeho imbaraga zirwanya Imana cyangwa se zikora ibitangaza, zakoraga ibitangaza Imana yakoraga, nabo bakabyigana bagakora nk'iby'Imana ikora, bagashaka kugaragaza nyine ko n'Imana nta kintu yakoze. Manipulation y'ibitangaza Imana yakoraga cyangwa se y'amaplugs Imana yatezaga abanyegiputa,
iriya manipulation y'abakonikoni bagiraga, wibwira ziriya mbaraga barazikoraga. Hari umuntu ushobora kutakubwira ngo bari bafite ubugenge deja nge nkikizwa cyangwa nkitanya soma Bibiliya ku giti cyanjye nk'ibisoma nahise mbona ko bituruka mu mbaraga z'umwijima. Kubera iki? Ngiye ushobora kuza ukambwira ngo Imana ishyira amazi aho bidasanzwe, wende ufashe jage Imana irema amazi, isimenamo amazi, ubonye hajemo amazi bidasanzwe, nanjye nkahita mvuga ni amazi nyakuye ku isoko ndayavomye dore ngaya amazi. Aho nanjye mba mfobeje Imana, kuko Imana yakoze igitangaza cy'amazi, nanjye nzanye amazi avuye ku isoko, cyangwa se imvura yaragwenda yareka dore ngaya. Imana ntabyikoza bidasanzwe. Ariko bateretse igikombe hariya, mwese Imana mwise mubona amazi yimeneye mu ijage mutabizi. Umukonikoni nawe atereka ijage hariya, nawe ubonye aremye amazi mu ijage mutabizi. Kandi uruhande rumwe ruriho umukozi w'Imana, Imana ubwayo yitangarije ko ije guhangana n'Abanyegiputa, nawe ahise arema amazi mu ijage adasanzwe. Uwo muntu urumva adafite undi mwami ari gukorera utari wa wundi, kuko deja hari Imana iri guhangana, hari na Satani uri gukora. For example, yari yahagarika imvura muri Egiputa nako muri Isirayeli muri cya gihe cyabahawe, yari Imana ije kurwana gukorera muri Eliya, kuko Yezebeli nawe yaramaze igihe agusha imvura. Urumva hari habayeho Imana ije kwigaragaza na Satani, ije gutsemba Satani ngo abantu bave mu mwijima. Rero dusomye kuva 7:10 kujya kuri 11, 7:10 kujya kuri 11, mujye kumva ibintu bibiri bitandukanye. Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse, ariko Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be ihinduka inzoka. 11. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi aribo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Nimusoma Bibiliya y'Icyongereza bagaragaza ko ngo Farawo yahamagaye abamagician bo muri Egiputa, nabo babigenza gutyo babikoresha uburozi bwabo, nabo uruma nabo bahise babikora, ya nzoka iraboneka. Bisobanuye ngo Mose na Aroni bahari ku ruhande rw'Imana, abamagician ba Egiputa bari gukorana n'imbaraga z'umwijima. Aroni yakubise inkoni hasi ihinduka inzoka, abamagician nabo bo muri Egiputa y'abakonikoni nabo bakubise inkoni zabo hasi, nazo zihinduka inzoka nyinshi. Ariko umva ahantu bitandukaniye, ngo inzoka ya Mose zitangira kurya bwa buyoka bwose bw'abamagician, irabomira. Kubera kuki inzoka z'abamagician zitishe ya nzoka ya Aroni, cyangwa zitanyaguze cyangwa ziyimira? Nuko imbaraga z'Imana iteka zihora zinesha imbaraga z'umwijima. Uko byagenda kose imbaraga z'Imana zihora zinesha imbaraga z'umwijima. Inzoka ya Mose inzoka ya Mose yariye y'abakonikoni, iz'abakonikoni. Ikindi cya kabiri wenda wareberaho bari abakonikoni na Mose cyangwa se umuntu ari ku ruhande rw'Imana. Inda ziva ku bantu, cyangwa se inda ziza ku bantu, cyangwa se indi plague, cyangwa se ikindi kintu cy'icyaga Imana yabateje. Imana yabwiye Mose ijyana na Aroni ngo akubita inkoni hasi, umukungugu uratumuka uhita uvamo inda nyinshi zuzura ku bantu bo muri Egiputa. Farawo nawe ahamagara abakonikoni cyangwa se abamagician, babikoze biranga. Uzima byanze, Imana yahise noneho ibona ko urugamba rukeneye kuza kurwanya babakonikoni kugira ngo batagomeza kuyobya abantu. Uko bakoraga bya bitangaza biturutse mu mwijima, abantu ntibemeye ngo inzoka iriye za nzoka z'abakonikoni, ntago bemeye ngo abazanye n'Imana. Ahubwo Imana itsibana noneho reka nze mpagarike bya bitangaza bari abakonikoni bari gupyonda babuze imbaraga. Babikoze biranga, ububasha bwabo buranga, kubera ko imbaraga z'abarozi zigira ahantu zirangira, ntago zihoraho. N'abantu bagikuzimu gukuraho imbaraga baba bafite ahantu batari burangirize, imbaraga zabo ziri bugira iherezo. Niba bakubwiye ngo zakira bigeze aha, ntago uzaharenga. Nujya kuharenga uzongera utanga abana bawe. Niba bakubwiye ngo bizagenda gutya, ntuzaharenga. Nujya kuharenga uzongera utanga abana bawe. Niba uri umurozi cyangwa bakubwiye ugize ishyari ugashaka kwicisha abantu, uzicisha umuntu umwe, nujya ku wundi wa kabiri bakubwire ngo garuka utambe ibindi bitambo. Rero imbaraga zabo zarangiriye aho, bakubise umukungugu utumutse ntihabonekamo inda, barangije bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo uru n'urutoki rw'Imana rubikoze. Abakonikoni nibo babyivugiye. Turashimira Imana yuko hari igihe kigera n'abarozi n'abanzi n'abantu babi cyane bakorana n'umwijima na Satani, bagiraho bakavanga ibintu ntabwo twabishobora, noneho bikozwe n'urutoki rw'Imana. Ibintu ntabwo twabishobora, ibi noneho bikozwe n'Imana. Bakabona inzoka zabo batubuye zimizwe n'inzoka itanzwe n'Imana. Ibi bigaragaza yuko Imana itandukanye n'imbaraga yose y'umwijima. Alleluia.
Bibiliya yavuze noneho bakomeje tugerageje kuvuga twanzuye ko imbaraga z'abamajishiyani ba Farawo cyangwa abakonikoni rwose ziva kuri Satani kuko hariya cyari ikibuga cy'Imana na Satani kandi Mose yari ku ruhande rw'Imana abandi bakonikoni bari ku ruhande rwa Satani minzi ko cyase bisobanuye ko abamajisiyani bose bakora ibintu bidasanzwe bakura imbaraga ikuzimu kwa Satani no bakura imbaraga z'umwijima bakura imbaraga ikuzimu cyase kwa Satani kiretse abakoresha tricks and techniques only aba bantu bakoresha tricks and techniques only bishobora kuba ubugenge bwabo cyangwa ubwenge bwabo bagira gusaba bakore fans bagakoresha uburyo busanzwe butarimo imbaraga zindi z'umwijima. Reka nk'urugero hari abantu bagenda bagakoresha imbaraga z'umwijima muzareba icyo bita Guinness World Records cyase American Got Talent, Asian Got Talent na za European Got Talent, France Got Talent, British Got Talent. Aba bantu bose bajya bakora ibirori byo kwerekana imbaraga zidasanzwe ugasanga umuntu afashe umunyura awuziritse mu jisho imbere arangije akuruye imodoka. Izi ni imbaraga z'umwijima my friend. Wowe uzafata urutoki rwa rujombe mu jisho mbwira uko wumva umeze none mbwira uburyo umuntu akurura imodoka cyangwa umuntu ugasanga nk'ibintu byabaye ejo muri Olympics Open Days muri 2024 Olympics 2024 Opening Day muri France umuntu ngo yaje imbere ari kubyina afite ijosi rye arifashe mu ntoki ubona yacitse ijosi ari kuva amaraso ahubwo ijosi arifashe mu ntoki. Ibyo bintu ntago wabikora atari imbaraga z'umwijima ntiwabikora atari imbaraga z'umwijima cyangwa usanga umuntu ari kugenda amaguru ntayariho ari igihimba kiri kugenda cyose ukabona umuntu afashe ijosi riri kugenda mu mwijima abantu baraho bari gufana ngo yakoze ibintu bidasanzwe. Biriya bintu ni imbaraga z'umwijima. Umuntu agafata ishinge akazigenda hejuru ari inshinge nk'igihumbi zishinze mu mawodi rikoro barabikora ariko usanga mu kirenge cye nta n'amaraso namwe yavuyeho ukabona umuntu akoretse ahagaze ahise akwereka akaboko kari kuzamuka mu ndobo kiwe nta mubiri nta maguru nta gihimba. Biriya bigaragaza imbaraga z'umwijima yakoresheje kugira ngo abereke biriya bintu ntiyabikora adafite izindi mbaraga yiyambaje ko ziriya ntabwo ari tricks zisangwa cya techniques zisangwa cya magics cya conatis zisanzwe ahubwo ni supernatural powered magics aba ari gukora. Ubwo rero ibyo muzajya mubona bisa n'ibitangaza bikorwa n'abantu batera imbuto z'abakorera Imana cyangwa zitari iz'Imana. Ibyo bitangaza mujye mubigendera kure kuko ni iby'umwijima. Ese mubona nta ngaruka zibaho ku muntu wagiye ahabera supernatural powered magics cyangwa se abazikoreweho? Mbega iyo watenze biriya bintu bakora byamamaje bidasanzwe ubona nta ngaruka bishobora gutera? Yego rwose ingaruka zibaho cyane tugendeye ku buryo supernatural powered magics zikorwamo. Hari ibintu bibiri tugiye kwitondera. Ese ni kuki abantu batenze ari supernatural powered magics z'umwijima ni kuki bashobora kugirwaho n'ingaruka? Hari impamvu tugiye kureba cyambere. Izi maji zikorwa bateza illusion cyangwa se illusion kuba hari bakabaho cyangwa se bakabona ibintu bidahari. Sinamuri kubyumva neza. Habaho icyo bita distraction cyangwa se kuvangira amaso no kukwereka no kuba ubona ibintu bidahari bakabona ibintu bidahari. Ibintu cyo bita ama illusion ni ugira ngo yabone uzayabona ku muntu wenda wakoze nkatwe abanyarwanda turabizi twe twagizwe ingaruka za jenoside. Usanga umuntu abaye traumatize akagerageza guhahamuka akibuka nk'umubyeyi we cyangwa se nk'umuntu waba warakoze waba waramuhemukiye ukabona aramwirukana cyangwa se ari kumukoraho yari mama bati mama ngwino nyine mbare ko nkoresheje wenda urugero ukabona arashaka kumukoraho nko hari Canada yo bayita illusion biturutse kuri trauma. Rero hari ibyo muri bintu by'ama supernatural magics bakakwereka ibintu bidahari ukagikora ukagibona ibintu umuntu ukabona aravana simbukiye hirya arikaraze mu kirere atari kwikaraga nihagarariye kuko na illusion yaguteje. Rero izo mbaraga zatumye ugira ama illusion ziba ari imbaraga z'umwijima. Ikindi cya kabiri hari igihe bakwereka ibyo bashaka kubona. Ikintu cya mbere bashaka guha illusion ugacanganyukirwa ukagibona ibidahari. Ikindi bashaka kwereka ibintu bashaka kubona wowe ukagibona ibintu biri kuba
ariko bidahari. Ukabona umuntu wenda umugabo azanye umwana aramumize, amunyuje mu nda aramumize kandi atamumize. Ibyo ntibinashoboka pe. Aho kumva wayamumize ukana yamumize ukanaserebura ngo wow kandi nta cyabaye. Ibyo ni ibintu bakwereka bashaka ko we ubona. Ibyo ni ibintu by'imbaraga z'umwijima bakoresheje. Ikindi bakora ibintu bidasanzwe bakoresheje imbaraga zidasanzwe. Ibyo bintu bidasanzwe bakora by'imbaraga zidasanzwe ntago babikora ngo birangirire aho ngaho, ariko byose kuko bikorwa habayeho gutongera. Iyo mitongero hari ubwiguma ku buzima bwawe burundu kugeza ubonye abakozi b'Imana bakagusengera. Rimwe na rimwe ugasanga ibyo bintu bikugizeho n'ingaruka. Izo ngaruka zishobora kukugeraho cyangwa se izo ngaruka zishobora kuza ku buzima bwawe, ugasanga wagizweho ingaruka n'imbaraga z'imitongero batongereye muri cya kirori wari urimo bari gukora magics nizi. Kuko hari igihe usanga batongereye ibintu bakabigutongera ngo ugire illusion ubone bidahari, cyangwa se ubwabo bagatongera hantu kugira ngo ibyo bashaka ko bihakorerwa bihakorerwe, bagahamagara izo mbaraga. Kuko bajya ikuzimu cyangwa bajya kuganira n'imbaraga z'umwijima, hari indahiro barahiye, hari n'amagambo bahawe kujya bavuga kugira ngo bya bintu bize kugaragara hantu. Rero ibyo bintu baba batongereye cyangwa batongerewe, iyo babikoreye hantu wowe uhari, bikugira ingaruka, hari igihe bikomaho bikagukurikirana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga duhura n'ibibazo bimeze gutya. Hari igihe uhura n'abantu b'abatubuzi, aribyo mpamvu navuze ngo mujye mwitondera abantu nk'abana b'Imana baza kuri media bagatubura. Rimwe na rimwe ugashaka no kubakurikira ngo baguhande amafaranga ngo bagufashe n'ibiki. Hari igihe umuntu umutubuza gutuburira yakoresheje imbaraga z'umwijima, ukabona ni ibitangaza yakoze, kumbi yamaze kwinjiza mu kirere cye kera, yamaze gusezeranwa n'ikuzimu. None ugasanga bya bintu aragufite, ibyo akubwira byose ukabikora wowe utakiri wowe, aho uri kubikoreshwa n'imbaraga ze zamaze kugeraho n'imitongero yagutongereye. Akaza akagusuhuza mukagenda n'isaha, kumva uko mugenda nawe hari ibintu ari kuvuga mu mutwe we akohereza akagutongera kugeza ubwo atangira kukuyobora akakuragira. Hari n'abantu bafite ingo bazirimo atari uko bazirimo ku bwabo, ahubwo hari imbaraga z'umwijima batongerewe, bagakurikira za mbaraga n'imitongero batongerewe cyangwa se amaspells baba sperinzeho, ukarinda ugera mu rugo ukazarinda ubyara, ariko ari spells bagushyizeho. Hari n'abantu bajya mu buzima ugasanga umuntu araje aragutuburira, agutwaye amafaranga n'imitungo cyangwa aguteza inyatsi kubera ibintu yagutongereho, yarakubeshya ibindi azagukorera. Rero biradusanga ngo duhumuke, tugire ubwenge, tube maso. Nge ntabwo ndi kuvuga ngo wenda nivanze mu buzima bw'uriya muntu ndi kuvuga w'icyamamare ngo Mpano y'Imana n'ibiki. Wenda ndashaka kuvuga ngo mumenye ese ibi bintu ni ibisanzwe cyane bisanzwe. Deja giye mbasezerana muri Dairema kugira ngo ahubwo muze uzaca urubanza rwawe, umenye ngo ndabikarasa he. Ese nta bindi njya mbona duturanye, uze kwandika no muri comment utubwire niba nta buryo ubona bameze nk'aba ngaba, cyangwa ntawe wumvise batuburiwe, ukumva uburyo batuburiwemo ntago ari bya bindi bakuganiriza. Hari umuntu uzakuganiriza akagendera ku myumvire yawe n'intege nke z'ibitekerezo byawe, akagutwara amafaranga. Hari n'uza akagukoraho akakuganiriza mukagendana, agahita kuroga akaguhindura, akagutwara ibyo ufite n'ibyo utunze, agendeye gusa ko yamaze gufata ibitekerezo byawe yakuroze cyangwa yagusperinzeho, yagushyizeho imitongero, yakugize ikigoryi, akagukoresha ibyo ashaka wowe utakibasha kwikontorora. Rero hari ingaruka zishobora kugeraho igihe wagiye ahantu hari gukorera supernatural powered magics, cyangwa se igihe wamaze gutongerwa n'iriya mitongero. Ikintu cya mbere, ushobora kwisanga urota bakwica. Ikindi, ukabyuka ucuramye cyangwa ukagira uryama ugasanga waryamye ucuramye, ukabyuka wavuye amaraso, wagira ngo baguketse umutwe, bakoze ibintu bidasanzwe, hari ibintu bibi byakubayeho. Ikindi, ukajya urera ugenda usinziriye, umuntu ugasanga araryamye, ukabyuka usanga ari mu kindi cyumba ariko uragenda mu nzu. Ikindi, ukisanga nko mu ishyamba, umuntu ugasanga aryamye mu nzu ariko usanze yaraye mu ishyamba, cyangwa se ukisanga warayuhinga, warayutera intabire, warayukora ibintu bidasanzwe bipfuye. Izo ni ingaruka z'ama magics cyangwa se z'imitongero baba baragutongereye utayizi, cyangwa byaturutse mu gisokoreza cyawe ari ibintu bakoze. Ikindi, ingeso zawe zigahinduka
zigahinduka, ugasanga hari umwana mwiza usigaye uba mu bintu bibi, ubusambanyi, kwicana, ubugome, uvuga nabi, uheheta n'ibindi. Ikindi ugahomba mu mishinga, ukabona hari inyatsi zaje z'ibihombo. Hari ahantu tuba twagiye rero mu masare y'ama supernatural magics cyangwa se supernatural powered magics, abantu bakora amaji adasanzwe berekana amatalenti, aho ugasanga ababikora barakorana n'imbaraga mbi. Hari ahantu tuba twagiye, hari igihe nabo baba barabatse ibitambo. Ntabwo ntabwo ibintu Satani ntajya guha ikintu cy'ubusa. No, everything cost. Satani ntashobora guha ikintu cy'ubusa, kirazira kikaziririzwa. Marabizi ko anagerageza Yesu, amugerageza yamubwiraga ikintu ariko ahita amuhereza n'igitambo cyacyo. Simbuka abamarayika baragusama, mfukamira ndamye ndaguhemba iki. Nibyo ngibyo nyine. Urumva kuba umwana w'Imana ari bupfukamire Satani ubwabyo, arahita amuhemba gutegeka ubwami bw'isi. Rero ntabwo Satani ashobora guha ikintu na kimwe cy'ubusa. Kandi ubwami bwa Satani nibwo bwami bugira gatunambwene, nibwo bwami buhenda, buna costinga high. Buri ushatse wakorera Imana wakorera Satani, kuko Satani arahenda, akoresha ibintu by'agatsi n'agatunambwene akanakwituniraho. Kuko niba for example, niba ngiye ndwaje umwana, nkazana abantu bakansengera, nkakurikira Yesu bagasengera umwana wanjye, nawe ukamurwaza ukajya mu bapfumu, uzatanga inka, utanga inkoko, utanga amafaranga, utanga inka ihene z'ibara rimwe, ibintu byinshi utamenya, bagurisha imitungo yawe, ugiye mu buraya, ukora ibiki, bagukoresha ibintu byinshi, ndetse bakanagutegeka kuroga n'abandi bantu, ugasanga isobanura umwicanyi. Bisobanuye ngo ibintu bye birahenda, biteye ubwoba, birajagaraza, biraguhindura ukananuka, ukazonga, ukamera nabi. Birutwa gukurikira inzira y'umwijima. Nyabona gushishikariza ngo ukorere Yesu. Yesu yaravuze ngo kunkorera ngo ntibiruhije, ngo n'umutwaro wanjye nturemere. Ariko Satani kumukorera birarushya, biraremereye, biravunanye, ni stress. Hari igihe rero umukurikira uzi ngo ugiye kwishima, ugasanga ahubwo nibwo imiruho n'imibabaro yawe bitangiye, nibwo amaganya, ubwoba no gupfa no kuruha bitangiye. Rero gukurikira Yesu niyo bintu byiza bya mbere nabonye bibaho mu buzima busanzwe. Rero ibintu ngiye kubabwira, ibintu bigaragaza ko Mpano y'Imana ashobora kuba akorana na Satani. Yivugiye ubwe, muzanyana mubikurikirane ku ma televiziyo, ku ma YouTube channels amwe namwe yagiye abivugaho. Nimuza kubikurikirana muzabibona. Ntago ari ibintu ngiye kuvuga ngewe nkuye mu muyaga, nuko nanze kugira ngo nashyire ama links y'ama YouTube channel kugira ngo bataza nkora strikes kuri YouTube strikes, kwenda nabana nakoresha indi YouTube channels video. Ariko ikintu narabyumvise byose byagiye avuga, ibintu yivugiye bigaragaza ko ashobora gukorana n'imbaraga z'umwijima cyaza Satani n'ibi ngibi. Ikintu cya mbere avuga ko yapfuye akazuka, nta mupasiteri umusengeye, ntaki. Icya kabiri ngo yabyaye abana, cyazabyara abana, ariko ngo nta mugore afite ategetswe kugira, ntashobora kugira umugore, kandi agomba kubyara abana. Ibi bintu biri mu bintu ikuzimu bategeka abantu benshi. Ugasanga umuntu agiye ikuzimu, bamuje kubyara abana, cyamuje kugira umugore, kandi bakamutegeka kubyara abana, ariko nta mugore. Ibyo bintu ikuzimu barabikora. Icya gatatu, afite kondisiyo tutazi ku bana be. Yarabivuze ko afite kondisiyo tutazi ku bana be yasezeranijwe. Kandi ibyo byose mbabwiye, Imana ntishobora kubikubwira. Kubyare nta mugore, ngifite kondisiyo utazi, ngo urapfuye urazutse mu buryo nta ugusengeye ntaki. Icya kane, ngo yasinyiye abana be babiri b'abakobwa, yarabasinyiye, bivuze ngo yarabatambye. Icya gatanu, yanyweye amaraso y'umuntu y'abantu. Ibyo arabivuga ku mari YouTube. Kuvuga ngo kunywa amaraso ntago mvuze ngo n'ay'abantu exactly, ahubwo tugendeye ku banywa bw'abantu bagiye bagikuzimu barisi, nuko mu bintu bya mbere bagukora nuko baguha igikombe cy'amaraso kamwe ngo ijye zikuzimu. Muzi ko ubwo banya bwagiye butambuka. Ikindi, ngo yarahindahireshe 3 zo kwizerwa ikuzimu. Ibyo yarabyivugiye. Ngo akunda inzoga, kandi zose ngo ni veruje, akunda kunywa amaveruje, kandi ikuzimu naho bagutegeka ubwoko bw'inzoga ugomba kunywa. Ikindi, yavuze ko yihindura inzobe cyakindura igikara, ngo batamenya ibyo abamo. Bitewe nuko abanyamakuru nyine bajya bamubaza ngo ni ibiki bintu, ngo kuki twakubonye uri igikara tukabona n'inzobe. Avuga ko yihindura inzobe cyakindura igikara, kugira ngo ahari batamenya ibyo abamo. Ikindi, noneho tugendeye ku byo akora, ibi bintu bigaragaza ko ibintu ngiye kubabwira bigaragaza ko Mpano y'Imana
ari ugutwika cyangwa se ari ugutubura bisanzwe, atari umuntu twagirira ubwoba. Bigendeye ku bintu akora noneho bigaragaza ko ari ugutwika, atari umuntu twagirira ubwoba, ari ugutwika, gutegura, kubeshya, ibintu nk'ibyo, cyangwa se ari n'umutekamitwe, ari n'umuntu wabishakira kugira ngo atubure, cyangwa ngo tumugiriremo icyizere runaka, agira ibindi bintu adukuraho, cyangwa se ari umuntu ugira ngo gusa yizamurira YouTube channel ye gusa, nta kindi kintu kidasanzwe akora. Ikintu cya mbere, akorera ibintu ku karubanda. Ibintu by'ubutubuzi abikorera ku karubanda. Ubusesenguzi igihe natekereje mpamvu abikorera ku karubanda, bagira ngo agire attention, cyangwa se attention y'abantu, akura attention, tumukurikire, nitumara kumukurikira abe natwe yagira uburyo aduturira amatwaka amafaranga, cyangwa se adutwara ibintu dutunze, cyangwa se nawe ugira ibintu umuhozi ngo ari buguha andi mafaranga menshi. Ikindi, amafaranga yaha abantu bamwe na bamwe, ntago azahantu runaka ngo afate umuntu ubabaye amuha amafaranga menshi, amukize, amukoremo ibikorwa, amuremere, amuture ibifaranga byinshi. Icyo bintu bigaragaza ko ari umuntu usanzwe. Ikindi, ibyo akora ubona byose nta trick, byose ari amatricks, ari nka tricks na techniques. Maji ziwe ni ibintu by'amatricks n'amatekiniksi. Gura igikapo byanyu by'amakonisiyo, ngo gura igikapo gishya, niho biri bukore, ukabona ahise ashyiramo, ahise akwereka inoti imwe, akoretse amafaranga yavanamo, ubona ari tricks and techniques, ariko nanone ntiwamenya. Ikindi, akunda kuvuga ko wakisanga iwe, cyangwa se telefone yawe ufite ngo wayisanga iwawe, cyangwa ugasanga yahagusanze, cyangwa agayohereze mu kirere igenda, ukabona abantu bari kumwe nawe ntibashaka bikora, ukabona bigize nk'aho bafite ubwoba, mbega buri gihe ashaka kubikora ariko ukabona ntago abikoze. Biriya byatuma utamenya ngo ese no muntu ahagaze. Biriya bigaragara byatuma ubona, ngiye bituma mbona ko afite ubwoba, cyangwa se atabishoboye, atabikora, ari umuntu usanzwe vraiment. Ikindi, atanga amafaranga makeya cyane. Umuntu utubura amafaranga ukorana imbaraga zo mwijima, yanatubura inzu akayuzuza. Naho uri ibyo akora, akoresha amafaranga make nkaho arayiwe, afite make nyine, ari gukora management y'amafaranga atazakena. Ikindi ikibikubwira nuko ari amafaranga abatubura, abantu afite ubwoba ko na leta ishobora guhita imufata ikamufunga. Mu gihe aba magicians we akora ibintu biri lego, kandi akabikora mu buryo buri abundantly bwinshi. Nuko bimeze. Kuko buriya amaleta menshi ntabwo ajya yivanga mu bintu by'umwijima. Kuba naza nkerekana akaboko gacitse kandi kadacitse, abantu bakampa amafaranga bakampimba nkigendera, leta sirabizamo ngo n'ubundi amafaranga aracyasirikira mu gihugu. Ariko we ibintu akora aba yirinda ko hazamo leta n'inzego ngo zibe zamufunga. Ikindi, abamuzi nabo yavuganye nabo abashinja ko abamuzi nabo yavuganye nabo bamushinja ko abatuburira mu buryo buri physique. Ni ibyanyu kwitohoreza no mukamenya niba koko hari abantu ajya atuburira. Impamvu mbabwiye bino bintu mu by'ukuri ntago nanjye ndi kwinjira mu bintu byo kujora abantu no kubavugaho no kubasibya no kubaharabika. Njye navuze ibihari bigaragara, ngira ngo nkebura abantu, cyangwa se ngira abantu mbwira, nyobora, mbwira nti ahari ibintu turi kubona mu inosi yacu biri kuba bidasanzwe, ukabona ibintu byagakozwe n'Imana, ariko ukabona ni iby'abantu, ni iby'umwijima. Ahari tugira ubwenge, wasanga ari Satani watangiye kwigaragaza, bategurira Antikristo igihe cye, cyangwa se ari ibintu bizakugiraho ingaruka mwene data, wowe ubireba ukabikunda, ukumva urashaka ibintu by'imbaraga z'umwijima bidasanzwe ngo bize ku buzima bwawe. Mbibutsa yuko bene data, niba ushaka gutera imbere, kora. Nudakora nta kintu uzabona my friend. Iterambere ryawe riri mu murimo wawe. Imana ihereza imirimo y'amaboko yawe, ntabwo Imana ntabwo ibintu bizaturuka mu ijuru ngo ubone amafaranga. Ariya mafaranga uzabona y'abamaji n'imbaraga z'umwijima, n'amafaranga ubona adasanzwe. Ariya mafaranga yose agira ingaruka, kuko yaguhaye afite ibintu yatongereye kugira ngo aboneke, nuko nawe hari ibintu avuga, hari n'ibyo atongera. Biriya bintu abavuga anatongera biherekeza ariya mafaranga. Ibintu byose uzayakoresha umunsi umwe bizakubera inyatsi, cyangwa nawe ubwawe bikugireho ingaruka ku rubyaro rwawe no ku bana bawe. Ndakubwira ngo gerageza ukanguke, wake up my friend, genda ukore, koresha amaboko yawe, nibwo uzabona umugisha. Kuko umuvumo twahawe n'Imana igihe Adamu yamaraga gukora icyaha, nuko nta kintu tuzabona tutiyushya kuye. Ibintu byose uzabona bidasanzwe bigutunguye, uzamenye ko bizagira ingaruka zabyo. Rero ni ibyo bintu najya mbabwire.
ubwo ikintu ushaka kuvuga nisegura, ntabwo ibintu mbikoze kugira ngo mparabike umuntu cyangwa se nsebye umuntu, ahubwo mbikoze kugira ngo bikukangure, bikuyobore, biyobora abantu bose bumva ina video babashe kumenya ubutware bw'umwijima buri gukora gute. Niho twagiye twirefera ku ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye ngo se uno munsi wa none ibyo ndi kubona biririyo nibizima, ese nayobye, navangiwe, ibintu biranjyana he, bizangiraho ingaruka mbi zihe, ese biri mu mucyo w'Imana? Noneho ubwawikorere big and concrete judgment. Yes, thank you ko mwabanye nanjye. Nitwa Wise Valence. Big up to every Rwandans n'abantu bose bakunda u Rwanda n'abanyarwanda. Imana ibahe umugisha. God bless you all. Thank you so much. Ndagushishikariza gukora subscribe, share na comment. Nongere nkubwire ngo kora subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubona iki kiganiro, kandi ukore like kugira ngo ujye ubona kino kiganiro mu gihe twapostinze kino kiganiro ujye ukibona n'abantu ba YouTube ibone ko video zacu ziri gukundwa, iziri commanding ku bandi bantu, kandi iyo iziri commandinze ubu mfashije gukora ivugabutumwa, bivuze ngo gukora subscribe, share na comment byawe biramfasha cyangwa se birafasha kubona ubutumwa kugera ku bantu benshi, kandi urabona ko ubutumwa abantu barabukeneye. Kora subscribe, share na comment. Imana ibahaze uburame, iguhe byose ukeneye, iguha amafaranga, iguha ubushobozi, iguha iterambere ryose mu izina rya Yesu Kristo. God bless you so much. God bless you.